Muraho neza mwese, ni Prince of Man kuva muri Quick Homes Rwanda. Uyu munsi twatangiye series nshyashya yitwa Deals Digest. Akamaro kayo ni akahe? Akamaro kayo ni ukubatembereza mu bikorwa dufite bitandukanye bigurishwa, yaba amazu, ibibanza biri hirya hino mu gihugu, aho tuzajya tugira ngo tubereke ese igikorwa kirihe, n'ibiki biri aho hafi, ni gute wakwibona muri icyo gikorwa. Iyi ni Deals Digest, reka dutangire. Kuze nanone uyu munsi rero dutangiye Deals Digest ni episode yayo ya mbere. Icyo tugiye gukora ni iki? Tugira website quick.rw, cyangwa se ushobora kujya muri Google ukandikamo Quick Homes Rwanda, niyo company yacu. Noneho iyi link ya mbere baguha urabona ko ikujyana kuri website yitwa quick.rw, aho ubasha kureba ibikorwa bitandukanye dufite hirya no hino mu gihugu bigurishwa, biri ku isoko, bikodeshwa. Ubwo rero icyo Deals Digest ije gukora ni ukugira ngo tubahe context, tujye tubabwiraho n'ibiki wabona aho hafi. Ubwo rero ugeze kuri website yacu ariyo quick.rw, uramanuka gatoya ugasanga hano hasi niho dusanga ama opportunity cyangwa se ibikorwa bitandukanye. Hariho amazu, hariho ibibanza, ibintu bitandukanye ushobora kuba wagura uyu munsi. Turareba opportunity zitandukanye. Ngiye guhera ku ya mbere ariyo iyi ngiyi. Ni iyi nzu nini iri mu butaka bunini iherereye i Gasogi, ni ukuvuga ifite ikibanza cya metero kare 2100. Inzu ubwayo ifite ibyumba 5 na toilette 3. Ntabwo ari inzu nshyashya ariko ni inzu yoroshye kuyivugurura, ifite jardin nini, mbese ni inzu nziza. Iyi nzu turebye amwe mu mafoto twafashe yayo, urabona ko rwose ndi gucamo niruka kugira ngo dutangirane, ariko urabona ko inzu y'ubwayo yubakishije amatafari ahiye ya ruriba manini. Ni ukuvuga ko irakomeye mu by'ukuri, niyo mpamvu navuze ngo iroroshye kuba wayivugurura, ariko noneho ukanabona ko izengurutswe na jardin kandi nini cyane. Mbese umuntu ukunda ahantu hisanzuye, ahantu hari ibyatsi, ahantu hari ibiti, aha hantu rwose hamuryohera cyane. Iyi nzu iri Gasogi, urenze gatoya ku isoko ryo ku Murindi, ni ukuvuga nta n'ubwo iri kure cyane muri Gasogi, iri hafi ku buryo iri ahantu hari accessible. Ikibanza cyayo ni metero kare 2100, ukaba wayigurira kuri 150,000 ziri negociable. Waduhamagara kuri nimero 0788441844 cyangwa se kuri email yacu kuri business@quick.rw, tukaba twagutembereza tukakugezayo ukareba niba iyi nzu iberanye n'ibyo wifuza. Mu byerekeranye n'aho iherereye, ndakoresha Google Maps kugira ngo mbashe kubereka aho iyi nzu iherereye. Ndatambika gatoya ngere ku Murindi. Aha ni ku Murindi, murabona uvuye hano ku isoko ryo ku Murindi turazamuka uyu muhanda dutambike muri aka kambere kinjiramo, maze tugere kuri iyi nzu ariyo iyi ngiyi ahangaha. Iyi nzu reka nshyiraho agapin kugira ngo tugumye kureba aho iri. Umuhanda uriho ni uw'igitaka, ariko nanone ni metero nkeya cyane, kuko uvuyeho ukagera hano kaburimbo niho igeze bayikora. Urabona ko atari ahantu hanini cyane. Ni ukuvuga uvuye kuri iyi nzu ugera ku isoko ryo ku Murindi, nkanze hano gato urabibona ko rwose ufite metero 700 gusa kugera ku isoko ryo ku Murindi. Ntabwo ari kure, ni ahantu hafi, ariko kandi ukaba ufite inzu nini cyane. Uyiriho uri kuri ibaraza ry'imbere, iri twarebaga hano ku mafoto, kansubira imbere gato yayo. Uri kuri ibaraza ry'imbere ureba imbere, ni ukuvuga ubureba aka gasozi k'imbere ka Rusororo. Ni ukuvuga aha hose ni Rusororo. So uri kuri iyi nzu ubureba hano, ariko nanone wareba iburyo bwawe ukaba witegeye ikiyaga nakwita cya Masaka. Niba muzi iruhande rw'Inyange, rw'uruganda rw'Inyange, haba ikiyaga cyakozwe n'abantu, so man made lake, kiri Masaka, bakita Masaka Wetlands. So uri hano mu rugo ubu hareba ku ruhande rwo hirya. So ni ukuvuga n'ubundi ufite ibindi bintu byiyongera kuri bwa busitani bituma iyi nzu rwose yongererwa agaciro. Mu byerekeranye n'ibintu ushobora kubona hano hafi, harimo cyambere navuze cyuko guhaha ari hafi yo mu rugo. Noneho wegereye Rusororo, wegereye inganda, kuko nzuminze hano munyanganire nihutemo kugira ngo nabatwara umwanya mwinshi. Nzuminze aho turabona ko aha turi hano ni mu nganda z'Imasoro. Ni ukuvuga uri hafi yazo. Ni ikintu cyiza kubera ko uramutse ukorerayo cyangwa se uramutse uyiguze ushaka kuyikodesha, aha hari muri target market y'abantu waba witeze. Ariko noneho bitari ibyo gusa, kuko twambutse hakurya gato turagera i Masaka. Ngira ngo muri iyi minsi hari ibikorwa byinshi. Hari Dubai Port cyangwa se DP World ihari,
ya gasutamo n'ibiki byose ibintu byinjira mu gihugu. Hari iri shuri ryafungutse ryitwa IRCAD, hakaba CHK igiye kwimukira, aya mazu bari kubaka hano rwose aya ni aya CHK niwe igiye kwimukira. Hari Masaka Hospital, hari ibikorwa byinshi cyane biri kuhajya bituma umuntu bigatuma umuntu ushobora kuba atekereza kure iyi opportunity rwose ashobora kuyibona akaba yayigurira, kuko aka kanya harimo inzu, ariko kandi nk'uko wabibonera no kuri no map y'aha hejuru urabona ko imiterere y'inzu isiga n'ubundi butaka, ku buryo uramutse ushaka kwa developa muri future ahantu rwose hakorohera. Andi amashuri wabona hano hafi dutambitse gatoya tukagera hano Masoro, urabibona ko Kigali Parents ntabwo iri kure cyane kuko iri muri metero iri mu birometero 6 uvuye ku nzu, minota 15 utwaye imodoka. Ariko kandi tukagira n'irindi shuri rya Excella hano ruguru gatoya. So ugiye kuri Excella School urabona ko nanone ari mu birometero 8, so iminota 19. Namwe mu mashuri akomeye ari muri iki gice. Twareba ibitaro kuva hariya ku nzu kugera ku bitaro bya Kanombe ari byo biri kuri uru ruhande, ni ukuvuga tukagera ku bitaro bya Kanombe, amarembo yabyo ari hano neza. Urabona ko ari ibirometero 3 uciye inzira ya bugufi, iminota 9 utwaye imodoka uvuye ku nzu. Ikindi kintu ubwo navuga ni nk'isoko rya Kimironko, kuva hano ujya ku isoko rya Kimironko riherereye aha. Urabona ko ari nuzivuyeho désolé, ariko ni ahantu hafi. Icyo nashaka kuvuga nuko ino nzu ifite ubuso bunini, iri mu mujyi, ni inzira ideale ku muntu wumva iya budget nta kimutwaye, kandi nongeraho ko cya giciro cy'inegociable rwose yaduhamagara. Nimero yacu ni 0788441844 cyangwa akatwandikira kuri email business@quick.rw tukamutembereza hano hantu akareba ko aka kamari yakibikaho. Igikorwa cya kabiri tugiye kureba ni inzu iherereye ku Muyange. Abatazi ku Muyange ni ndumva akagari kari muri Kicukiro. Muyange yegeranye na Kagarama, ni quartier nshyashya kandi nziza, harimo amazu mashya gusa, kuko ndumva Muyange rwose amazu mashya atangiye kujyayo muri iyi myaka 5 ishize. Mvuga na quartier gapanze neza. Iyi nzu tugiye kureba iri ku muhanda, ikaba ari iyi ngiyi hano. Ni inzu iri ku giciro cya $200,000, ariko ntangiye aya mafoto turabona ko rwose ari inzu nziza. Ni inzu yubatse mu buryo buri moderne, ifite amarangi makeya, iri kuri kaburimbo neza, ifite ibyumba 4, ifite ubwogero n'ubwiherero 4, ikagira sane 2, ikagira na office mu nzu, parking y'imodoka nk'ebyiri. Ariko kandi ni inzu nziza, ni inzu nziza. Igiciro ni $200,000 aganirwaho gatoya, ukaba wakigurira iki gikorwa uyu munsi. Iyi nzu nayo iri ahantu heza rwose, hari accessible, quartier ituje cyane, kandi ifite design bigaragara ko rwose no mu myaka 20 izaba ikimeze neza. Nuvuga ngo ari zanzugura nyuma y'iminsi ngayo bikagusaba kuvugurura kugira ngo abaturanyi batakubona nabi. Oya, ni inzu nziza ikomeye, izaba ikiri relevant rwose no mu myaka 20 n'imyaka 30. Byerekeranye nawe herereye nayo ndaza gukoresha nanone Google Maps, ntambike gatoya ngere Kicukiro ku Muyange. So Kicukiro ku Muyange ni kuri iki gice, dutambike gato tugere ku muhanda iyi nzu ihereyeho ari wo uyu nguyu. Ni kuvuga ninambika nkagera aha, iyi nzu niho iri. Donc iherereye neza ahangaha. Ngira ngo Google igira icyo bita street view kikwereka aho iri. Ni iyi nzu ikiri kubakwa, so murabona ahangaha hari ikiri kuzamuka. Ni etage mu Rwanda ziba zubatse mu buryo bukomeye, kuko iba ifite ibiro byinshi n'abazubaka bagerageza kuzikomeza no hasi. Ariko kandi murabibona ko iri kuri kaburimbo, ndetse twanayikozeho video ushobora kureba hano uburyo iteye yose, ukaba wakwibonera uko iyi nzu imeze. Mu byerekeranye n'aho iri, ngira ngo murabibona ko nzuminze ho gatoya, mukareba kuri Muyange, murabona ko ari agakartier gashyashya gapanze neza, karimo utuntu twose, utuntu wakenera, internet iri hafi aho, of course umuriro n'amazi ibyo nta nubivuga. Mbese kari accessible mu buryo bwose ushobora gutekereza. Naho mvuze ku bikorwa bitandukanye ushobora kuba wabona hano hafi, harimo urugero ndatambika gatoya ndebe ku bitaro. Ibitaro ushobora kubona hano hafi, hari ibitaro byitwa DMC biherereye kuri iki gice. Ngira ngo ndemberetse metero zirimo kugera kuri DMC.
turabona ko hano dufite iminota 11 utwaye imodoka, so milimetero 4 na metero 900. Mount Kenya iri hano hafi nayo kuko iri just hano hepfo gatoya yayo. So ahangaha niho Mount Kenya iri rya shuri. And then twareba ibintu nko kuva hariya ku nzu ugera Sonatube iherereye hano. Turabona ko rwose uje kuri home point ya Sonatube dufite juste iminota 12 utwaye, no kubera ko barimo ka traffic jam, niyo mpamvu iminota yiyongereye ni milimetero 5. Twava hariya twerekeza mu mujyi kuri home point yo mu mujyi, tukabona ko rwose home point yo mu mujyi iri hano. Nanone atari ahantu kure, nuvuga abantu bakorera mu mujyi ufite iminota 23, ibirometero 10 kugerayo. Ni ahantu hafi y'ibintu byose, ni ukuvuga iyi nzu ukuyeho ko nayo yubatse neza, ahantu iherereye ni ahantu hari ideal, ni ahantu hafasha abantu benshi. Urabibona ko kugera ku kibuga cy'indege si kure, mbese ni inzu nziza iri muri quartier nshyashya nziza, ufite abaturanyi beza. Umva ntabwo nabivugaho byinshi rwose. So bibutsa ni inzu iri ku isoko miliyoni 200 n'igiciro, yaganirwaho. Duhamagare niba ubona iyi nzu rwose yakubera, kuri 0788 44 18 cyangwa se business@quick.rw niho watwandikira kuri email yacu tukagufasha uyu munsi. Indi deal cyangwa se amahirwe cyangwa se umutungo wundi mbafitiye uyu munsi, ni umutungo mwiza ku muntu ushaka kugura igikorwa yashyiramo amafaranga kikamubyarira andi. Ni iki kibanza kinini giherereye i Masoro. Ni ikibanza gifite metero kare 6100, giherereye hafi ya University y'Abadive ya Auka. Ni ukuvuga abantu bahazi rwose, ni ahantu hari ideal kuko ni hagati y'amashuri menshi. So hafi aho hari za ALU, hafi aho hari CMU cyangwa se Carnegie Mellon University, hari amasegonderi hafi aho, hari inganda hafi aho. Donc mpamvuga ko angara aho umuntu ushaka kubyaza umusaruro amafaranga ye, nuko ari ikibanza wagura ukubakaho ama hostels cyangwa se amazu yo gukodesha y'abanyeshuri n'abantu bakeneye mbese gutuza abantu benshi icyarimwe, ukaba wahabyaza umusaruro, cyane ko hafite ubuso bunini 6100. So zone ngiye aho ni R3, ni iruhande rwa Auka nkuko ngiye kubereka mu kanya. Akaba ari ikibanza kinini kiri ku isoko kuri miliyoni 300. Ukuvuga rero budget ari ikibazo, wumva wifitiye amafaranga ushaka ko investisa kandi rwose long term kubaka ikintu nawe uzasiga hano mu isi cy'agaciro. Aha ni ahantu wagura. Reka mbereke imiterere yaho. Ni ukuvuga turagaruka hano inyuma gatoya, izi ni inganda, kandi koko i Masoro utaragera ku nganda. Donc turazamukira hano. Ikindi kintu ni hafi yo kwa Masasu, niba muzi urusengero Evangelical Restoration Church ni hafi yaho. Donc turazamuka hano tugere kwa Masasu, tuharenge gatoya, dutambike munsi ya Auka, dukomeze dutambike gatoya, niturangiza tugere hano imbere abariho dusanga iki kibanza. Donc ikibanza giherereye exactement ahangaha kiza kakantu k'umutuku nkuko mubibona. Aha ruguru gatoya ni muri Auka, ntabwo ari kure cyane ya Auka rwose. Ino universite abanyeshuri bakenera gukodesha hano hantu mu buryo bworoshye cyane kuko ni hafi yabo. Kandi nanone tugarutse hano ni kwa Masasu, ni hafi cyane. Kaburimbo iri hano hafi iri aha exactement neza mu marembo ya Auka niho kaburimbo irangirira. So muri metero 700 niho kaburimbo iri. Ariko noneho dukomeje kureba ibintu wasanga hano hafi, nzuminzaho tugatoya, turabona ko neza izi ni inganda. Iki gice cyose ni icyahariwe inganda, uri hafi y'inganda. Ni ukuvuga abakozi bakoramo hano bashobora kuhakodesha, bubatse amapartema menshi. Twazamuka ruguru gatoya, hano hari African Leadership University, n'irindi shuri abanyeshuri bahiga bahakodesha. Ku ruhande gato hari Carnegie Mellon University, abanyeshuri bahiga bahakodesha. Aya ni amashuri azana abanyamahanga benshi mu Rwanda kuhiga. Donc habaye abanyarwanda, habaye abanyamahanga. Ni ukuvuga icyo wubatse inzu y'ubukode, atari kuvuga ngo ni inzu yo guturamo. Ahantu rwose wahakura amafaranga ameze neza, cyane ko ari hafi y'ibintu byinshi cyane bihuza abantu benshi. Andi mashuri harimo Kigali Parent School, izi ni za primaire na Gardienne.
hakazamo Excella School nayo iri hano hafi neza iruhande rwaho, ndetse kandi ukabona ko nzuminzaho turabona aho kano kantu gaherereye n'inganda aho gaherereye n'ikibuga cy'indege n'ahantu hagati. Donc iki gikorwa ni igikorwa cy'umuntu rwose ufite amafaranga ariko uvuga ngo nshaka kubaka ikintu kinyungura, ikintu kinyinjiriza amafaranga. Aha hantu haba ari ideal kuko wahashyira amayinite menshi cyane, kubera ko afite ubuso bunini washyira amayinite menshi, none ukazajya ubona ayo mafaranga avuye mu bukode. Rwose byamara igihe kubera ko amashuri ntateze kugira aho ajya, inganda ntiziteze kugira aho zijya, ahubwo biziyongera. Ubwo rero iki ni igikorwa nari mbafitiye uyu munsi, akaba ari nacyo ariko ngiye gusorezaho mbibutsa ko urubuga rwacu ushobora kubonaho izo opportunity tuba dufite hirya no hino ni quick.rw, quick byandikwa gutya .rw, ukaba wareba ibikorwa bitandukanye, yaba amazu yaba ibibanza biri ahantu hatandukanye ushobora kwigurira uyu munsi. Kandi nanone mbibutsa, uramutse utakoze subscribe rwose kora uko ushoboye ukanda ako kantu k'umutuku, ndetse ukore nako ako kazogera kari iruhande rwaho kugira ngo nitujya dupostinga ujye umenya ibihari. Deals Digest akamaro kayo ni ukugira ngo njye mbaha context, mumbashe kumenya ese iki gikorwa tugiye kugura iyi nzu, iki kibanza giherereye he, n'ibiki biri aho hafi, kugira ngo udafata umwanya wawe tujya gusura inzu kugira ngo ntuyikunde, ahubwo nitujya gusura inzu uba ufite igitekerezo cy'ibyo ugiye kubona kugira ngo rwose bibashe kugufasha gufata decision no kugura ikintu ushaka gifitiye akamaro. Aho rero utubwire muri comments niba ubona Deals Digest ari sawa, ndetse kandi no video yakunogeye kanda ka like karadufasha unayisangiza inshuti zawe. Deals Digest nakagaruka rero ni Quick Homes Rwanda, ya company bazanira ibikorwa bitandukanye bigurishwa mu Rwanda muri Kigali. Naho ubutaha.